karitsiye ko kubu ndabonamo koko inzu yo gukodesha ariko reka nkomeze hari imbere ndabona ari abantu wabona hari icyo bamfasha. byanzira sinakubitiwe hareba inzega kabisa kugeza aya masaha hirirwe kugasima izuba rindengereho agahanga kayaze musi ntago se ndabaho koko isubundi wajya mu rugo rero nk'iminota 15 yonyine nkagaruka nkareba ko hari icyo ndi bubona ndabangiye njya gukora yiki icyo ngomba kujya gukora reka nemere nicare hano ndebe ntawe umenya aho mahaha turutse. Nta kibazo. Izi karitsiye ntabwo nzimenyereye nta hantu wandangira hari inzu itarimo umuntu. Ntago wibeshye nawe ndi umukomisiyoneri niko kazi nkora pe. Wow, byiza cyane. Wamfasha se ukajya kuhanyereka. Ese urashaka inzu hano tese mukobwa? Icyumba kimwe na salo. Icyumba kimwe na salo. Irahari dore gucya hano hirya aha ngaha imbere gatoya. Okay, murakoze mwadufasha mwatwe. Ariko urabizi ko guhaguruka ku iseta hari icyo bisaba. Je nta kibazo n'ibintu toto ndabimenyera. Nta kibazo. Mabuja tugende nta kibazo. Ese kuri kunyitegereza cyane bite? Mabuja uri mwiza. Murakoze. Uri kwimana uri mwiza. Se ko mbona izi karitsiye ari nziza ngo amazu yaho ntahenze. Amazu yaho ntabwo ahenze pe. Uko zise zihwanye n'agaciro kayo. Okay. Ahenze. Reka duce hano. Hano se hari inzira? Ahantu hari inzira. Dore iyi niyo ya hafi ariko na hano imbere hari indi nzira nziza. Oya ntago wanganye nitugereyo urabona inzu nziza sinabikubwiye ko hano ari iya hafi hano ni iya hafi mabuja nukuri dore inzu nizi none se uzi karitsiye nzanye amazi irimo amazi izi karitsiye zibamba ibigega se singibi so bibona nabibonye mazi arakabisa nta kibazo tugere nta kibazo kuko ndabona hose ndabona afite ahantu heza cyane yumva uyu musore rwose yaguye ahashashe ni heza cyane hagarara mabuja ngiye kukwereka inzu niwinanirwa izindi nzu uzabona nta kibazo do muri ya miryango uko ari ibiri urahitamo uwuhe nahitamo uyu wa mbere ubanza ko ndabona ari mwiza cyane rwose ntawe ukunze urana ari mwiza cyane rwose ubu se wakwitimo uraho hagati aya nkunda inzu iri ku ruhande iriya ndabona ari nziza urana iriya ariyo nziza ariko urabibona ko ari nziza ni nziza cyane kiye komisiyoneri nabigize umwuga tugende nyikwereka hafi dore rero mabuja dore inzu ni iyi yirebe yose ubundi umbwira
iyi nzu nta kibazo rwose nayemeye dore ndabona inakora ahantu hose ni n'amakaro nayishimye cyane rwose ni nziza dore nkandi washaka inzu yawe tukuri akarangi kubisha ni umuntu mwiza arumvikana inzu ni ahubwo reka ngende mpuzanire agafunguzo tuyirebe reka nihuta aho wicare ntacyo reka nihuta mbega umukobwa mwiza we njye mbaye ndi nyir'inzu uriya mukobwa inzu nayimuhera ubuntu ariko reka ngere kwa ariko bosi nawe namubona hariya ngo yaravuze ngo ntazongera gukunda namubona nawe arahita amukunda nta mukobwa ni mwiza rwose abakomisiyoneri muri iyi minsi ko bagira amagambo menshi urumva ururondogoro yacitse araryoshya rwose utanakoze ikintu wakemera ukagikora ako ni sawa inzu upfa kuba nyibonye yacu yose ndayamaha mpfa kuba mbona nyishimiye nta kibazo ariko papa uzi ko umaze gusaza neza usha iminsi igira nabi ariko naho ndasaza dore ndacyabasha ndacyaterura nta kibazo oya bashizemo oya dore kabiri karacyariho busha Icyongereza ndakizi mbarira ahubwo nerure yamangubari mbarire kanerure none mama mwiriwe neza mwiriwe imikorere siragenda muri iyi minsi yego buke na corona ni gake na corona dore nawe nje kureba umuturanyi wanyu hano inyuma sawa mugira akazi keza boss arimo aramange numva ariko aya ni amasaha ubu wabona ari inyuma ari gukora za tize ziwe kamurebe mwiriwe komisiyoneri bimeze bite boss uri gukora udusiporo bari mu gasiporo mpamvu rwose ubikibonke aho ngaho umeze neza ariko fresh mwana rwose wajya uzaye tugashira ariko ubu se amafiriti mwe murayarya umuhungu wawe n'amata wagira ngo bayisize usharise dore nawe dore ni nkawe dore nta kabiri ahubwo boss yanje hano hepfo nari nyiboneye umukiriya nawe yiboneye umukiriya nje kureba agafunguzo ngo ndeko nayimwereka umukobwa mwiza umva ahubwo nawe mubwiye ngo ndabanguka kampi natinda njye kumwereka arebe ko yashima tukabona amafaranga dusha wamuzaneka agafunguzo asanga akinzu akajya kwereka umukiriya kareba ku meza niho kari sibyo genda urebe agafunguzo turebe ko twabona umugati busha reka kubushaka kuzana none ngo ni umukobwa sawa ni umukobwa ariko mwiza none abantu basigaye baza hano sawa reka mvugane nawe mwereke nanjye kame nikorera agasiporo turebe ko twabonamo umugati wowe urahita ubona ngiye nguhamagaye telefone ibe hafi uhita umbwira nta kibazo kabisa uhita umbwira sawa papa uyu nguyu wabona hano abamari komisiyoneri abakuzaniye umugati busha ese noneho ko mbona uyu mukomisiyoneri yatinze yavuze umunota umwe agiye kwamara iminota 10 numva nananiwe pe noneho ndabona aje natinze se watinze cyane rwose nasanze nyir'inzu ahuze niyo mpamvu natinze ariko dore ndakazanye nta kibazo ihangane nta kundi mabuja ihangane mabuja uko wayibonye gute urabona ari nziza nk'uko wabishakaga inzu rwose nabonye ari sawa cyane nayishimiye irimo ibintu byose nifuza ibintu byose rwose ni sawa nta kibazo umukomisiyoneri mwiza cyane rwose njyewe ubundi ibi ngibi bifitiye amashuri abikubwiye ati nuyigeraho inzu ugomba kuyishima nayishimye rwose ni nziza none se wundi nyir'inzu ari he ko utagize umuzana ngo tuvugane kandi nshaka ko tuvugana ndashaka guhita nyizamo vuba ushobora guhita uyizamo nyir'inzu ariko nari nsanze nyine ahuze hari utuntu yari arimo
ariko ntacyo ubwo ushaka kwijyamo reka muhamagare aze muvugane. Muhamagare tuvugane. Reka muvugane rwose nawe ndebe ko uyu munsi hari ukuntu namera. Aro Yego komisiyoneri. wa mukiriya rero yagushakaga ngo muvugane ko ngo arashaka inzu ngo kurara ngo ayigiyemo. Bibaye byiza wamanuka ukaza mukabanza mukavugana ukaza nyine kubona uko ayijyamo. Okay. Reka manuke nari nze mbarebe nta kibazo. Nyemega siporo nanjye ariko ndakarangije. Sawa reka mubwire tutegereze. Ariko ntutinde. Ndaje magere nta kibazo. Gushamereza kaka kufina. Reka magereho nta kibazo. Umunota umwe ndamageze. Sawa ndaje. Papa ntutinde. Ndaje busha ndaje. Sawa, reka mbe nkutunganyiriza hano. Mbona yatinze noneho bimeze bite? Ntabwo atinda rwose kuri araje ahubwo reka ndebe ko yaba atari kuza. Ko yaje rwose. Ko mbona ari bogari. Bogari saho. Yakiza kifata neza. Bogari cyane. Boss, komisiyoneri. Sawa ni sawa. Meze mutese. Amon. Ni mukiriya. Dore ni wa mukiriya rero nakubwiraga yaraje ngo mwumvikane. Okay. Inzu rero ngiye nyikodesha 600. Amafaranga ko ari menshi. Gabanyiriza ko ni ntoya, numva contract yawe menshi. Ni ntoya. Nta kibazo ubwari reka yagukorera. Murakoze cyane. Murashaka kuza kwiraramo cyangwa? Bibaye byiza barara bayintunganyije kuko ndashaka kuyizamo. Okay. Komisiyoneri ubwo nuzo kukira abahungu bazi bayitunganye bakorope barebe nyine ko imisa neza kurumva ko ashaka kuyizamo vuba. Nta kibazo pe. Ubwo urasiga wishyuye cyangwa uraza kwishyura ugarutse? Ndaza kwishyura n'ingaruka. Uraza kwishyura n'ingaruka. Ngiye rero hari ibyo nahindi reka mpanze ndarangiza kuvuga. Bwire abasore bazi bayitunganye kugeza kwagera isa neza. Nta kibazo ndahita mbikora. Mwirigwe neza. Mwirigwe. Okay. Mbona boss ari bogari. Umusore cyangwa yarubatse. Nka kuriya nyine umureba physically. Ubona ameze nk'umusore. Mu bihe bishize nyine umugore we yaramutaye. Amutana n'akana gatoya. Arangije nyine kumuta. Urumva nyine buriya abana n'akana kiwe ariko no mu bisanzwe aracyari muto. Bamukunze se?